Itangazo ejo nabonye ngo none baranagabanyije n'abantu bemerewe kujya gushyingura na abantu 10 ariko ndashaka ese ubwo abaye nk'ikibazo akaba nk'imanuka wenda simbyifuza ntibikanabe nk'imanuka y'imodoka wenda nkatagisa abantu 16 kandi emerewe kujya gushyingura 15 byonyine abantu bafari 16 uvanga abo 15 bakwishyingura bo ubwawo undi umwe kandi agashyingurwa ku munsi ukurikiyeho ese nuri kubyumva wowe nuko byagiye ni mu rugo kubera ko n'umuntu ufunzwe amezi 3 muri gereza ahita mu rugo nuko na telefone batunga ari kumuhamagara mbwa turi ati ndi wowe mutu niwo ndacinga mani muri serie ya 17 wazize iki n'ubujura tu babyange kandi kuri Olenga TV naho iyo subscribe iyo like iyo comment iyo share turabishaka kugira ngo nyine show yanjye nyine of course muyikurikiranye nyine. Yes, wagwan people reka nizere ko mumeze neza wowe udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Iyi ni Oleng TV once again nyita Yusufu Professor umunyamakuru number 1 mu karere ka Huye wambara kaberwa ukuzanira ikiganiro kiryoshye kugira ngo urusheho na kuryoherwa. Iyi ni Butare, iyi ni Huye, aha turi n'ahantu heza cyane hagezweho mu karere ka Huye hitwa muri Fondation Mxyvotex building. So nawe ushobora kuba wahagira ubundi ukabasha kuba wanareba service nziza zigiye zitandukanye bagira ndetse ushobora kuba wagiye nasohokanira family yawe kugira ngo winjoyinge muri rusange. Anyway, uyu munsi mu gutembera gutya naje kugira gutya mpura n'umutipe w'icyamamare bya cyari twagiye tumumenya muri staff ziwe nyinshi zitandukanye. Nivuga staff ndavuga ibikorwa bye bigiye bitandukanye cyane ibikorwa bishingiye cyangwa se bijyanye no gusetsa cyangwa se comedy muri rusange. N'umunyarwenya nyarwanda so umunyamahanga n'umunyarwanda muri rusange. Reka ntangire muhi kaze hanyuma tugende dusonika story nyinshi cyane zitandukanye. Anitwa Patrick tugoye kaze. Sona ntangiye gusinzira ukora intro bana ndende kabisa wowe turamutse tubana ntago nazajya nemera kubanza kunsenyera ngo turigero na kwa kundi bavuga ngo mubanze musenge turye wasenga isengesho rute no intro kuko biryo bikaba bitahoze ubundi nicyo kigaragaza umuntu uri pro kugira ngo umuntu mukuru y'byanyabyo cyakoze kabisa ahangana ubishe muri Fondation Patrick aho ari Patrick ushatse wakiramo izina ryanjye ukavuga ngo ngewe nese nibaza ukuntu Patrick abaye inzu na Patrick buriya umva hari usanga inzari yawe cyangwa se ugasanga nyiri inzu nawe mwese mufite inzu noneho ufite inzu yawe nawe afite inzu ye ariko mwese mufite inzu cyangwa se ugasanga hari n'igihe usanga n'inzu igufite kubera yuko nk'imvura iguye usanga ujya kugama mu nzu y'abandi itari yawe ariko n'ubundi ari inzu noneho inzu yawe niye byahura n'izindi nzu zisanzwe tekereza nk'inzu zigenda ariko numvisemo isubira rw'iri rya nzu kazungu na nzuru ibintu bya kizungu cyane hanyuma navuga ko uri umwe mu ba comedian bafite irindi zina bubatse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange. Kwanze reka tubanze duhere kuri Patrick w'umukomediye wenda hari n'ukubonye wari ufite n'icyo kibazo wese uri mutipe bino bintu yabitengeye ryari ko bisa nkaho wenda ubu ngo ari turi kugenda tumubona cyane ku mativo agiye atandukanye ku ma interviews ya social media zitandukanye n'iki kugira ngo utubwire se Patrick comedy yitangiye ryari buriya wenda byaje gute muri rusange. Uretse gatoye ashize iminota ingahe dutangiye interview harya ibiri yageze oh wow sahari nete yageze kuzikuramo ari ukuntu umuntu agutiza ikintu akakubwira ati ukimara gukora interview iminota 2 tuzikuramo abantu tangira kuzirikoganizinga neza bavuga ngo zire ya boro si za Yusufu reba ku ruhande uryo zakobotse niyo mpamvu rero kananazibika ahubwo none nagatirana oya njyewe ntambehe mfite nako ndayifite agatirano ntikamara imbeho kandi nge ntambeho mfite okay warumbajije ngo nabitangiye ryari nabitangiye akenshi bajije umunyarwenya ngo yatangiye ibintu ryari ahita atangira kubwira kera afite nk'imyaka 4 ibintu bya fake yajyaga gakora kunyara ku buriri bura nayo ni joke gutyo ariko ngewe nabitangiye 2015 ngeze mu wa 4 segonderi ariko ntangira ntaramenya kuko
comedy irimo ibice byinshi, harimo acting, harimo stand up, harimo kwabandika, harimo n'abafana, buriya abafana bo n'abakomediye. So rero nge natangiye actinga ku ishuri muri secondaire mu wa 4 biragenda birazamuka. Mu wa gatanu ntangira kubona ko abantu batangiye kunshikaho kubera yuko kwactinga cyane abantu baragukunda cyane, abakobwa bakagushiraho cyane. Kira ni ikigori ikintu cyambara amajipo nabane yaguzwe ibintu byazarangira ndi singo we bampambanye ikara, nta nubwo ari ikara rimwe ni umufuka. Navuga nti waya kanje muri stand up, banjoin in the stand up gutyo kuva icyo gihe rero niga mu wa 5 secondaire right now. Ariko 2018 narangije secondaire 2017, 2018 nibwo nabigize professional, ntangira noneho kubikora nk'umwuga. Umwuga w'ububwa nawe utangiye 2018. Mu rugo babifataga gute, dore ko kenshi umwana uko ugaragaza impano yo gusetsa cyangwa se ubukomedi n'iki hari ukuntu mu rugo usanga wenda bavuga ati wa mwana uratunaniye ugiye kuba ikigoryi cyangwa se utangiye ibintu by'ubusazi. Ku ruhande rwawe babifasha gute muri rusange? Ntago mu rugo babifashe nabi cyane ko atari na benshi. Urumva urugo rw'abantu 24 ntago ari abantu benshi cyane pe. Bisi ubwo yajyamo abantu 30 kandi nabo n'undi ntago bari benshi. Bisi bavuga ko yajyamo abantu benshi babaye 31. 30 ariko 31 bajya bagira. Ngewe njya ngendana no mu mama, njya ngenda muri bisi irimo mama batwite. Kandi ubwo ni 31 ubizi ute kadatwite impanga 32 kandi noneho okay mu rugo bifashe neza kubera ko mu rugo n'abantu ntabwo bize menshi ariko bize arabahagije ku buryo ntago babifashe nabi. Bumvisha yuko n'ishuri naraperformingaga neza, bibonye rero umwana yemara performinga neza mu ishuri yanabikora ukabona n'undi biracyari kwa kundi urabani. Okay, n'ubundi n'ubuzima bwawe n'upfu zapfe. Barabyishimiye cyane, baranamfashije. N'igishoro natangiranye nibo bakimpaye. Ndavuga urumva nyine mu businessman atangirana amafaranga, umunyarwenya atangirana ububwa bwa mbere nabukuye mu rugo no babumpaye. Blague za mbere ni papa wazimpaye. Njya mukuraho blague nyinshi, sinzi numba ari ubwa mbere ndambikubwiye ubu. Mukuraho blague nyinshi cyane kabisa kuko ari nk'igihe ndabyibuka ejo bundi nibwo nazi Butare, ndambwira nti Vivier none se wamba uri ukamagati nk'igiri Butare. Arambwira atari Butare ari kaburimbo, ndambwira ni hari kaburimbo. None se ubatse kaburimbo barategaga? Kandi wapi ntago bategaga, bayubakaga bagenda n'amaguru. Kuva i Kigali ugera Butare niba rubatse n'amaguru ukagerayo bakanagaruka ko benshi batuye i Kigali, abafundi benshi batuye i Kigali bakongera bakanasubira kugira ngo barebe niba umuhanda warakomeye. Akabantu bubakaga kera barabahanga mugira ngo wubake barabanzaga kubaza niba wabasha kugenda ibirometero 300 n'amaguru. Nabanize kugenda n'amaguru no kubaka bihuriye nicyo bita collaboration. Collaboration ni kuvuga ngo kujya muri Chinese restaurant ugasanga bateka umuceri mu Tanzania ni collaboration. Oh my god. So nuvuga ngo ushobora kuba nkuko umaze kurikomoza ati papa wanjye ni wampaye urwenya bwa mbere, nawe ukeka ko cyangwa se utekereza ko nubundi iyo mpano ariho uyikomoka kuri papa? Okay, genetically abantu biga biology barabyumva. Hari character ukura ku mubyeyi w'umugabo nizo ukura ku mubyeyi w'umugore, nizo ukura ku babyeyi bombi. Ariko ugasanga papa wawe ndakunda inzoga, mama wawe yikundira fanta, birangiye noneho wowe unywera urwagwa. Kandi urwagwa ni umutobe wa fanta uhuye niyo umaze iminsi ukabyara urwagwa, byamara kubyara urwagwa noneho ugasanga uzanye character nshyashya. Ni biology ntiwabyumva, ari economy. Ariko ntabwo navuga ngo niho nabikuye cyane kuko nanone ni iwanyu mwaba mutarigeze mugira umunyarwenya, ushobora kuba umunyarwenya. Yego. Hanyuma navuga ko muri no minsi uri mu karere ka Huye, twari tuzi ko Patrick Rusine no munyakigali yo ngiyo, dore ko twagiye tunakubona nkuko twari twabikomojeho ku mbuga zitandukanye. N'iki mu by'ukuri Huye, kuki uri Huye muri no minsi? Ni ikihe gikorwa wenda urimo? Hanyuma wenda twinjire no muri zindi project za muri rusange, ko twanze tubwire ko icyo kintu cyo kuba uri Huye kubera iki? Huye ni mu rugo. Huye ni mu rugo kubera ko n'umuntu ufunzwe amezi 3 muri gereza ahita mu rugo. Nuko na telefone batunga ari kumuhamagara mbwa turi ati ndi wowe mutu niwo ndacinga mani muri serie ya 17 wazize iki n'ubujura tu uri ho mutu. Ubwo rero nanjye Huye mpamaze imyaka myinshi, nahaje 2018 tugeze 2021 nyihari. Nuko wenda abantu wenda benshi baba batazi ko ariho niga, ariko niga Huye
sore rihuye ni mu rugo n'abanyahuye babyumve yuko hano ari mu rugo cyane kabisa. U Rwanda rwose ngewe ni mu rugo ndazenguruka. Abanyarwenya urumva na office tugira, tumeze nk'abazunguzayi, brage zacu tugendana mu mutwe nkuko n'abazunguzayi byabo babigendana mu bikapu. So rero impamvu ndi hano cyane ndi kwiga muri kaminuza, bigatuma rero n'ibikorwa byanjye byinshi mbikorera hangaha. Kera nabikunda kubikorera i Kigali ariko barahafunze, ariko kuhafunga byahise binyereka yuko nahangaha i Butare naho birahari, hafi ya byose ibyo nifuzaga byose birahari. Ni kwa kundi Butarahaga umwanya gusa tu, ariko byose birahari pe. Neza cyane. So hari igikorwa cya mbere musesubira inyuma 2018, igikorwa wagaragarije abanyehuye. Icyo gikorwa navuga ko hari ikindi kintu wenda runaka cyasobanuye cyangwa se cyerekanye ishusho y'abanyehuye muri rusange. Ubwo ndavuga igitaramo wateguye wise comedy salon. Icyo gihe wari watumiye abanyarwenya bagiye batandukanye, barimo n'abanyakso n'abandi. Mu by'ukuri kiriya gikorwa iyo ugitekereje ugatekereza noneho no muri kino gihe turi muri gahunda zikomeye cyane, igihugu kirimo isi yose cya COVID-19, mu by'ukuri ni iki kikuza mu mutwe? Ese ubona byarangije cyane cyane kino cyorezo cya COVID-19 cyarangije wenda bingana iki? Plan zawe wari ufite wenda zari zishingiye n'iyo comedy salon muri rusange? Mane nsomeho abantu bashaka kugira ngo nagasanza hanga akavuga ngo cyo kunywa cy'abantu urakinywa barakwirenza. Harya ko kantu uri kunywa nakunje kitwa gutera? Namazi. Namazi ariko uri kubona ko arimo akantu k'umutuku orange ukuntu. Okay. Wenda uyita amazi yitorosho nayo abasa nabi. Okay. Covid nta muntu utagizeho ingaruka. Najyaga ntegura ibitaramo hano i Butare, nimaze gutegura bitatu. Cyambere nagiteguranye na Nimuroje nawe wagihostinze. Cya kabiri abari ngewe ugihostinga niba nibuka neza, yego, ariko nabwo twe twafatanyije kugitegura kuko nimuyigaga hanga twari inshuti bya hatari kandi na n'ubu ngubu. Nuko wenda mu minsi ishize yarahugiye mu by'amasomo ntago yarakigaragara, ariko nawe yaragarutse. Cya gatatu nacyo nagiteguye ngenyine kubera ko yaragiye. Bibiri bya mbere byitwaga The Campus Comedy, nyuma mbyita Comedy Salon. Ubwo sinzi wenda nashatse kuba nahindura kugira ngo bihindure. Rona iyo ugiye guhindura ikintu biba byiza n'izina wenda urihinduye kugira ngo abantu batabona yuko bimeze nka bya bindi bya kera. Ari improvements nene natangiye gushyiramo, ndimo nategura n'ibindi. Covid itiza turaraburije na akundi, ariko ndateganya yuko nibiramuka bikemutse tuzongera tugakomeza, twongera tugakora ibitaramo nkuko byari bisanzwe. Ariko nyine byatumye bihagarara. Ubu ngubu ikintu dusigaye ni social media. Anyway, nkuko bivuze ati Covid hari byinshi cyane yakwangirije, ariko still tukiri muri bino bihe bya COVID-19, navuga ko ari nabwo abanyarwanda benshi bahise banamenya Patrick Rusine muri rusange. Ubwo mbinyujije muri comedy twagenda tubona kuri kuma YouTube channel, nako kuri YouTube channel yitwa The Unity TV, ariko tubaza no kwigarukaho mu kanya gatoya unadusona imikoranire yawe na Unity TV n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma niki cyatumye ahanini ukorana na Unity TV muri no cyane cyane muri bino bese ko ari kugira ngo wenda wigaragaze ko nawe hari icyo ushoboye? Nanone cya gitekerezo cyo gutangiza Dr. Rusine iriya comedy, igitekerezo cyavuye hehe n'ibindi nk'ibyo? Unity TV rero ngewe iyo bavuze Unity TV ahubwo mpita numva umubyeyi. Unity TV ni umubyeyi kuko muri Covid itaramo byarahagaze. Aho nakura gutudufaranga duke mu mashows birahagaze, yaba atari ibingibi byanye by'Ibutare n'amaseka live byose birahagarara na nutwo dushow dutoya cyangwa se ama meeting wagenda go hostinga byose birahagarara. Noneho cyo muri lockdown irangiye nko mu kwa karindwi nibwo Unity TV twatangiye gukorana. Ewana umve ngo nta kindi kintu nari gukora muri icyo gihe. Okay, ntago navuga ngo wenda ngo nagiyeyo kubera ko nabuze icyo nkora, kubera ko ndabikunda n'umwuga ngomba kubikora. Ariko nahirukaga kuri YouTube 2018 2020 rero Unity TV iranya approachinga turatongera turakorana.
nabafata nk'ababyeyi cyane kubera ko ewana banshimye aho ntabashaga kwishima cyane turakorana ariko kugeza ubu twaraparitse contract twari twihaye yararangiye ndangije ndavuga kubera ibindi kintu cyatumye cyambere torongera amasezerano na amasomo yanjye kubera ko naravuze niba natangaga video ebyiri mu cyumweru bigiye kungora muri iyi minsi kuko turi mu bihe kuko tugitangira kwiga twize igihembwe cya kabiri twarize icya mbere ya covid twiga n'icya gatatu ibizamini byose tugiye kubikorera hamwe bizangora rero gushutinga projet za Identity ngenye bakuwa mbere no kuwa kane nkurikirane nge mu ma interview ngire nte gupromotinga byarangoye byahatari ku buryo navuze ntibishobora bintu gutuma nsubira inyuma mu masomo abwira ntireka turekeye hangaha ahubwo ngewe kwa kundi gushaka kugira ngo presence yawe igaragare mu bantu mugenza nyambona umwanya nzajya nshyiraho izi video zanjye cyane ko bo bananya approachinze nk'umunyarwenya mu gihe mfite izindi mpano mfite impano yo kubyina mfite impano yo kuririmba nubwo ndirimbo urwo mbonye mfite impano yo gucuranga nubwo ncurangira abahetsi mfite urumva ibyo byose kandi bo banya approachinze nk'umunyarwenya ibyo byari bigoye kugira ngo mbe nabibaha mbabwire nti uyu munsi kwa mbere mbahaye comedy kwa kabiri nzabaha ndi kubyina avuga nti bro kubyinira mu cyumba cyawe abantu benshi babyinira mu madushe sinzi impamvu ahubwo batagwamo so rero nanone na psychology mfite abatipe b'inshuti zanjye benshi twigana mu psychologists bakora ibyegeranyo ari nka sepe wanjye witwa Muhire Jean Claude akora ibyegeranyo byiza bijyanye na psychology cyangwa se kugira ngo dusobanurire abantu bijyanye n'indwara zo mu mutwe biba bikenewe cyane hano hanze nta muntu utagira kararwara nanye ndagafite ko kuvuga amagambo menshi adafite agaciro so rero nararebye mbona ibyo byose nahandi hantu nabicisha byatuma abanyarwanda babimenya uretse kuba nakora cano yanjye ku ruhande komediza yazicaho ibindi byose biceho byose ariko nyine navuze nti kuki ntakora ikintu cyanjye kimpa umwanya wo kwiga kandi nacyo nkakibonera umwanya nuko nkuko byagenze rero Identity turarangizanyije ariko abantu bagende bakomeze barebe hariho video zanjye zirenga 30 hariho nabandi abana b'abahanga bakayitare banowera b'abahanga cyane nanjye baze barebe ibyanjye kabisa gufungura channel ya YouTube yawe Rusinepatrick niba nibuka neza niba ryo zina ushobora kuvuga se kugira ngo uyifungure kuki utayifunguye before yuko the unity igufata cyangwa se kwaro kugira ngo wenda banze witesting uvuga se bino bintu bizakundwa nkuko nabitekerezaga bega kwari kugira ngo wenda banze witesting then nubona byaraciye uvuga ati noneho reka mbyimurire ku yanjye ubundi byagenze gute kuki utavuze ati reka mfungure the unity before yuko wenda nayo macano yo yanda gushaka ngewe nari mfite cano n'ubundi abantu babiri bahita babibonera cano nayifunguye mu kwa gatanu muri lockdown ndavuga ningiye kuzancishaho tuntu twanjye ko nari ntangiye utuntu two kuri Instagram abantu benshi bahita nshaka kugira ngo nge ntushyira no kuri YouTube nuko nko nayifunguye ariho nadukene nakizeho mbere the unity nya approachinze ndareba mbona ngiye ibyanye ngiye gukora ibyegeranye byo biracyariho na n'ubu nguko kuva icyo gihe mu kwa gatanu byagiyeho bakomeze babikore ngewe nikorera akazi the unity nta nagahunda nari mfite kuvuga ngo tube twa breaking ikintu cyabayeho nuko amasomo yanjye nyine nanjye asa nkaho yamfashe kandi bajya tubwira ngo hari umuhanzi sinzi nago navuga izina ariko abarimo bajya bamutubwira nago nshaka kuvuga ngo Tom Close cyangwa icyo nago ntabwo ngo yize imyaka myinshi niko njye numva bavuga sibyo kubera nyine kujya muri guma akagaruka akagira ate kwiga medicine arabarimo hariya bakaze byatari matière anatomy imeze gutya so rero nanjye naravuze ni sha naba nka Tom navuga na masomo niyo ya mbere ndavuga nti reka mbanze nyakurikirane neza cyane ko nkunda psychology cyane kuko izajya mfasha no muri comedy yanjye buri munsi kuko hari ukuntu umuntu psychology iragufasha kugira ngo urebe umuntu utumenya ibyo ari gutekereza nk'umuntu ushobora kureba gutyo yashyizeho marinette na micro n'agasahani nyamara professor afite amafaranga nyuma y'ikiganiro rangurira icupa rya Fanta so rero wakoze cyane ndanagushimira so rero nicyo cyatumye dusa nkaho dutandukana ntago abantu ntibahite batekereza ngo bro wafunguye channel orangije kwa na Identity kugira ngo wize ibiciro itukore byawe ku ruhande nagaruko byagenze nuko ari ikibazo cy'amasomo cyabiteye naho ubundi n'abantu beza pe
uko waruvuze uri Huye mu bijyanye n'amasomo none umuntu yibaza nose kuri mu masomo wafunguye YouTube channel ubwo se bizakorohera kujya ushyiraho wenda ibikorwa bya nkuko wenda twajya tubibona kuri izo nka The Unity mu by'ukuri wipanze gute kuri kino kintu ashutinga nk'ibintu ushobora kuzakina nk'ukwezi kose narangiza nkagenda nsora kamwe kandi bizakunda no kwiya gahunda byose ariko iyo uri gukorera umuntu biragoye kugira ngo ube wamubwira ngo kuri uyu wa mbere rero nta video nzaguha arakubwira ati nanjye kuri ratariki rero nta mafaranga nzaguha biba bigoye bya hatari ariko ngewe nshobora kuvuga nti wenda uyu munsi nzashyiraho part 1 ejo nzashyiraho part 2 ejo bundi nzashyiraho iki okay comedy ndabona ntabonye umwanya gushutinga reka uyu munsi ndaza kuba ikiganiro ejo bundi okay ukabikora gutyo kandi bikagenda neza ukaniga neza cyane ndumva noneho ibintu ari munani wango team yawe n'ubundi yagufashaga wamanukanye nayo cyangwa se ufite tayari indi team wamaze gucreate inanga cangewe rero abanyarwanda bose ko ari abavandimwe aho ngeze ndisanga nubona nje niwanyu ukabona ndicaye iminota 20-25 muhasi birayi 30-40-50 mu biteretseho isaha imwe isaha ebyiri ubona ndakicaye murabikaranze ndakicaye ndariye mugatekereza ya minota 30 umuntu amara amaze kujya kugira ngo asezere nkayimara ukabona amaze nindi nijoro muratetse munongeye munariye ntaye ndariye ndaryamye mu gitondo nyine ndabyutse ndariye muboya nemuzanyirukane so rero hano abavandimwe banjye babibasha babizi babikora neza ko bitakunda yuko nsubira i Kigali muri iki gihe cya covid Kigali ko barwayira okay natwe tugomba kwirinda nibyo ariko bararwaye cyane kutuna so rero ndabikorera hano ibyishira bikorera hano ariko team ndayifite nanakoze casting ejo bundi mbona abantu bashaka kujya nashakaga abakinnyi 7 nabonye abakinnyi 217 mu gihugu cyose na 17 no kuvuga ngo ndashaka kugira ngo nibura buri ntara yose ngema mfitemo nk'abakinnyi 50 nko muri buri karere mfitemo nk'abakinnyi nk'8 uburyo nzajya nkora Dr. Rusine afata team yanjye tukajya nko mu karere ka Ruhango tukaba twashatse abarwayi muri abakinnyi 8 tugakora show live undi niyinjire tukamuvura kamera itetse hariya rwose agakira agataha cyangwa agapfa tukamushyingura ariko nuko nko ndimo ndabitekereza so rero team ahantu hose ziba zihari ahubwo ngewe ni ngewe ugomba kuyiprograma neza nkamenya uburyo ndibuze kubipanga uvuze kuri Dr. Rusine niko kabazo nangiye kwita nkubazaho muri kuri iriya Dr. Rusine ni idea yawe azi nka Patrick kuri dore ko twayibonye kuri The Unity TV hanyuma se nubundi zakomeza kuri iyo channel ya nubundi ari Dr. Rusine cyangwa se zashaka indisije since projet yari yanjye bitandukanye no kuba umuntu yakwandikiye script akayikuzanira mukayikina then akashyira kuri channel ye iri ari projet yanjye byose bo bampaga amafaranga nkakora project yose byose nkabikemura neza nkabaha final product yarangiye so rero iri ni projet yanjye nzakomeza kuyikora iri na personal cyane kuri ngewe kubera yuko ndi umunyarwenya ariko ndi kwigana n'ibintu bijyanye n'ubuganga bwo kuvura indwara zo mu mutwe stage ya mbere nzayikoreraho ya kabiri nikurikizeho wenda ya gatatu wenda nibwo nzahindura wenda nivure gusa mazi ya kane nivure ya gatanu be birangiye ntangira noneho nivure ya gatandatu noneho mbone nabandi kuba nababwira ko ngiye kwivura so rero ira ni projet yanjye nzakomeza kuyikora mfite n'izindi niyo comedy salon wavuze ndashaka kuyitangira nkakora blague zo muri salon muri salon mfite indi twa Rusine mfite indi show yitwa Nkawe niyo ndi butangirane uyu munsi Nkawe mfite show nyinshi bya hatari so rero iyo uri kwikorera kindi bituma rega brainstorming cyane kabisa uratekereza cyane kuvuga ngo ese ibino bintu barabirebye bagize bitese ni gute nabihindura ni gute nagira nte kwikorera ni ibyambere rero kabona make ariko kabuzi ko ari mu mahoro neza cyane anyway noneho abanyarwenya bajya bavuga ko ni bamwe mu bantu bakunda gukundwa n'abakobwa cyane igitsina gore cyane kuri Instagram
page yawe cyangwa se account yawe cyangwa se no kuri Facebook dore ko wenda ari rwo rubuga ruhuriramo n'abantu benshi reka turekane n'abagufite inamba ya WhatsApp reka tujye kuri izo mbuga umuntu ashobora ko yakaccessingaho akaba yanakohereza ubutumwa yaba waba mu cyangwa se atakuzi mu by'ukuri abasista ku ruhande rw'aba comedian beze bite kwanza natubwiye niba ufite n'umuntu behind aho ku ruhande umuntu kuri Instagram bari kuri Instagram ho barahari okay abanyarwenya ibyo bintu ntago bikunda kutworohera cyane ntago bitworohera pe kubona ukumva ku kibonke shatse umugore kajya kumva ngo yangora beshya ngo ni brage ngo ni comedy kubona nabigomba guhinduka bashatse abagore ariko bose bari single menya nta numwe ufite na girlfriend nibura bakoze divorce batarakora ubukwe barangije bajya mu murenge bagiye gutandukana gusa sumbaza aho basezeraniye menya ari ku irembo amaze kumusura aramusezera noneho bajya mu rukingo bagiye gutandukana so rero abanyarwenya biragora cyane arakabrage nyambwira abantu mbabwira uburyo gutereta bitugora uburyo ngiye nshobora kumara 45 minutes iminota 45 umunaganiza umukobwa nta kintu kizima ndamubwira ntibibaho kuko nyine ya magambo yanjye ndagotwa kandi ikindi nka flowing ngendeye ku cyavuze avuga nti wenda bite kuba bati ni byiza ntamakuru ni meza sinzi impamvu bakobwa ibintu byose dusubiza bari akantu kaga full stop kandi ngitwe mu gihe tuvuga tuba twashyize akabazo cyangwa kabago cyangwa kugarizo nakugarizgo nakanyerezo nakabago n'urukiramende nakadomo nakitso akumuntu wazanye ari amazina bunde yakuye Ikinyarwanda kiracanganye Musko mu Kinyarwanda rero uzajya wumva kumva ngo umuyobozi runaka ngo yagize urugendo mu ruzinduko rumutungwesha ngo yagiye ngo wenda ministre runaka yagize uruzinduko rumutunguye yagiye muri Uganda kandi wari urwo ruzinduko asanga yagiye nka saa 8 z'amanywa uru n'uruzinduko cyangwa n'urucamunsi so rero biratugora ko ibintu byinshi tuvuga ntabwo badufata nk'abantu bari seriye ngewe ndabwira umujama ambwira nti ya professor we musugene nkugura agacupa se saa 8 zikagera atarampamagara saa 9 nkabageza aho hantu nakerereho isaha nkamubura saa 10 nkamuhamagara ntanyitabe byagira saa 12 akanyandikira message ngo bro ngo warore serious sawa anye nkayashyira ku mufuka ya biratugora rero biratugora sinzi ibindi wavuze by'abakobwa ngewe banje bari privé nyine biri privé ariko uvuze ngo bari privé bashize mu bwinshi bishatse kuvuga ko wenda mu Kinyarwanda ashaka kubaho umuntu muvuga muri ngenga ya gatatu y'ubwinshi nwago tumushize mu bwinshi okay Olenga TV badutumiye nkubitiye mu gafuka ariko ntacyo ahubwo gafunguye kanafunze nta nubwo ari naka kandi bahahiramo ukubitiye mu kishati noneho ni gutya ku mutima kimwe zero hanyuma reka noneho twinjire muri kuri dukomeje ku bikorwa bya Patrick nk'umukomedi muri rusange hanyuma hari abantu bagiye bakurikirana zimwe muri komedi cyangwa se ibiganiro bigiye bitandukanye byajyaga binanyura no kuri KC2 bya Seka Live muri rusange n'iki bakavuga bati no mutipe mu ba comedian bari muri team ya Seka Live nimwe mu batipe ufite buryo ki ya attracting cyangwa se ufite fan base runaka you see so twagira ngo unatubwira gato ku mikorere yawe na Seka Live niba gihari se cyangwa se niba itagihari se hanyuma se mwahuje gute muri rusange Seka Live rero nta nizajya ira platform kabisa nta izajya nanjye naje nyisanga nabandi bazaza bayisike shaniyo hata yaba adagihari kabisa nkeka ko Seka Live uzabigihari so rero okay natangiye Seka Live umenyanye natha ku itariki 17 z'ukwa gatatu 2018 ntago nabyibagirwa yaratubwiye ngo turaza kuhagera saa 2 ngewe saa 12:20 nayo nicaye aho ngaho turibuze guhurira mpageze nsanga kimwe cya kabiri cy'abantu bose bari buze guperforminga barahari harimo umujama ntago navuga izina rye ariko wenda sinavuga ngo witwa David ntago nabivuga ariko yageze ngo saa 8:24 mwana imana yicaye muri hoteli gurya saa 8:24 niba umuntu wenyine abahaye karita ya visit yari casting yari yatubwiye yego casting ya Seka Fest
performinga turi nk'abantu nka mirongo atawe niwe ujye utubwira ngo abantu batanze kandidatire zabo bari abantu 100 ku munsi wa show abantu icyo gihe nyine abenshi barangije amasegonderi aba bafite telefone muri abo ngo ni 74 so abandi rahamagaye ntizacamo muri abo 74 24 bari abo mu ntara ariko 12 nibo bonyine baje Kigali muri abo 24 ubwo tufata 74 ugakuramo 12 agasigara 30 na kangahe na kabiri 62 nibo baje Kigali bageze Kigali noneho abantu 22 nanone na babiri banze guperforminga kwera bafite ubwoba baricaye nyuma ntago baperforminza 40 muri abo 40 ahitamo 17 muri abo 17 nanjye nzamo aba misetkoru naba seti nabande ni benshi byatari tukora gutyo kuva icyo gero nibwo Seka Live nayinjiyemo Seka Live abantu benshi bahita bumva yuko ari association ni brand yatha twebwe turabayede sibyo bo mwuga turi free kuba twakora ibindi byose dushaka twarangiza igihe cyose afite show ntago yagushyira muri show yiwe udafite brag nzima bitandukanye no kuvuga ngo turi muri Atha Nation amutse urimo igihe cyose ari show wazajya ukora ariko hari Seka Live ushobora kuzagira sinkori hari n'amashow yatha ntajya nkora kubera ko icyo gihe aranya approach nkambwa ntumusa ndasa gutya rero arashaka abantu n'abandi bose nuko wenda byabaye ntago ruvuga ngo byarahagaze abari wenda sinzi niba bashobora kuzakora ariko ngiye wenda biragoye kugira ngo ngende ariko Seka Live iracyahari kandi barashutinga byinshi byatari nka show z'amezi 3 uri bagenda bashyiraho kamwe so rero Seka Live irahari kabisa kandi niyo platform nziza yanzamuye ikabituma mu mutwe wanjye kabisa ubwenge buraha n'ububwa buraha ariko ubwenge busa nkaho urimo urasunikwa n'ububwa busa nkaho urimo urasunika ubwenge ariko ubwenge bugasa nkaho buri kwegera inyuma kugira ngo umwanya ububwa bufite ubwenge n'ubwenge biri mu bubwa ariko urumva ko ari ya collaboration n'ubundi y'ubwenge n'ububwa ni bya bindi nakubwiraga nyine ariko ikindi kintu nakumbuza kuri Seka Live bisa nkaho yakuremeye cyane muri bino bihe mu gihe wari za Kigali muri bino bya COVID-19 cyane kabisa cyane kubera ko Atha wenyine bafite ibintu by'ibiraka n'iki byose noneho ibyinshi iyo bashatse abakomediye ahita afata brand ya Seka kongeraho tufate niba ari professor ushaka abanyarwenya kugira baza bagusetse muri show yawe aba Seka na professor Seka ni twebwe professor ni wowe wenyine brand yawe niba Olenga TV ari ishaka Seka na Olenga TV niba ari BC Seka na IBC hotel gutyo rero so nuko nko babimeze neza cyane anyway reka noneho tujye mu buzima busanzwe bwa Dr. Rusine mu byukuri ni doctor kuri YouTube gusa okay graduate academic student of urban migration with no assumption regulation calculation and mathematical assessment nuko bari mu bigisha regulation at mathematical muri kaminuza kubera ko benshi bize muri France kwihuza n'icyongereza nyine barakizi nacyo tu ariko muri kaminuza mu materme ku buryo hari nk'igihe njya nicara mu ishuri agashaka iminota 40 nta kintu na kimwe ndumva kandi nicaye mu ishuri umwarimu aravuga icyongereza nk'ikindi mfite na dictionnaire ariko buryo akurikiranya amagambo kubera ko banyamavanga bagashyiramo n'agafaransa bagashyiramo n'akanyarwanda burya umuntu uvanga indimi 3 ujye umenya ko ari umwarimu Marigre naramubonye navuga nti se contre jour kubera icyo atabikora noneho Marigroma tira pour programme twari twahuye ariko gatandatu je te pense la vie arambwira ati se shahu Yusufu je suis ara marade ndamwe ni hoya nanjye ntibyakunda kuko tifoforo-fere rapui yari yamubonye we mu mutima we noneho iri fofe rapurtansiyo niwo bishatse kugira ngo circumstance z'amaso yiwe tiri fofe da dekora mari kwidagadura muri rusange mwari mwaboneze nkaho mwari muwe urumva ko ari mix individual standard ni ya collaboration oye munsi hashtag yikiganiro tugira collaboration okay ubwo nari nkomoje ku buzima bwa Dr. Rusine muri rusange ubwo nari nshaka kuvuga se mu gitondo
Dr. Rusine before yuko afata breakfast sibyo se iyo byutse hagati y'ibintu bintu bibiri telefone na bros ni cye kintu baza gufata bwa mbere ni telefone kabisa bros kabisa gusohoka mu cyumba kajya mu kindi ni telefone ariko nabwo abantu benshi baravuga ngo ni social media ngo umuntu abagiyeho kureba ngo followers yabonye uwo munsi oya yema ngiye muri aramu niba nakizemo aramu ya saa moya nkahindura nkashyiramo saa moya n'iminota 5 nkatereka ku ruhande nkongera nkaryama saa moya n'iminota 5 nkongera nkakuramo nkashyiramo ya saa moya na kenze nkongera nkaryama saa moya na kenze nkongera gutyo ku buryo nshaka gukiramo ngewe niyo mshaka kubyuka saa moya nshyiramo aramu ya saa 11 nkikomekinirizo game mpaka saa moya nkabona kubyuka so ni telefone. Okay, phone. Breakfast ya mbere ukunda gufata kumva kabisa iyo breakfast wendera gushimisha kuri uwo munsi niba iteguye gute? Icyari cyo cyose kivuye mu baturanyi mano bari sawa. Kivuye mu baturanyi. Kera tukiri abana baratubwira ngo ibiryo byo mu baturanyi biraryoha. Ukirwana gukubita none ugasanga urimo urakina nakana kagaturanyi kaje wanyu kurya kandi wowe wabo karakwimye ibiryo. Tangira kukirukana ariko sinzi nawe atari wateguye ibiryo atari nubwo ari wanya ariko atari urugo rwa rwaso ugatangira kwirukana uvuga gahoro ugira ngo mama watako tayi wanyu Patrick bakevesha ni baze musangire ituta wibeshuriki no mukanatera cyakura mwamara kukimara ukavuga ati ndavuga ko mpaze kugira ngo batatwongera ibindi murahaze tubongere oya nyewe ndahaze keve wowe nyewe mu mibi so rero breakfast okay nkunda kunywa coffee mu gitondo kubera ko mba naryamye ntinze ngira ikibazo cyo ko nshobora gusinzira mu ishuri rero nko coffee kabisa ihagije ariko abantu badahita batekereza bazuka coffee rwose ngewe nkuyingi ifu abantu bahita batekereza ngo whisky ngo na coffee oya Okay, yeah. Neza cyane. Hanyuma hanga hari telefone wenda zigushaka. Sibyo? Usigaranye wenda nta mayinite ufite, usiganye kandi message imwe muri telefone yawe. Ubwo ubonye message iturutse kuri Marina de Ball, arakubwira ati Patrick ndagushaka byihutirwa. Ubonye n'indi message at the same time ya Shadibo ati Patrick gira vuba ndagukeneye bya atari. Hanyuma hari na Keti. Muri abo bantu batatu iyo message warusigaranye ya nyuma ninde wahita uyisubiza? Hanzo waranshakira iki? Hango nawe niko urashaka comedy nyine ariko ye ati barashaka comedy za Patrick aha inchwe mama orohamo baby kutakizemo koro y'Imana kandi ikunda guhamagara oya koro y'Imana ho itera amarira Imana yaguhamagaye itera amarira mesha ariko sha muri iyi minsi none Imana sigaye yihangana sigaye gutera tuntu tumise dukoro ngo nakoze impanuka nkubita umutwe hasi ngo nari ndahaguruka ngo ndihanagura amatwi njya twerera moto turagenda ngo tuntu tumise dukoro tw'Imana ariko muri izo 3 bose bamburiye rimwe nkaza nkasanga zose ari 3 atekereza usanze izo mise dukoro 3 muri telefone yawe ni message message za WhatsApp za Instagram message zisanzwe sha reka nkubwize ukuri bakubwiye ati Patrick ndagushaka kandi usiganye message muri telefone yawe muri telefone yanjye nahita mbandikira bose harya ntago bishoboka kubandikira icya rimwe ufite ntago bishoboka okay naba mfite megabyte se oya ntazo ngewe none nahita nkwandikira wowe ahubwira nti bro bose baranyandikiye wambara ukabasubiza ukababwira ngo ndaje kuko gucuzinga hagati yabo ngabo ntago byapfa gukunda kuki bitakunda urabo jya wabushize mu bakacino kandi mu byukuri giyewe wenda bose na abantu b'abastari bafitaga ipinda bose bashobora guha amafaranga ugiye kubasetsa ubwo rero ntago biraka bitatu byose nabisiba impamvu nakwandikira nkubwira nti muhereze saa 8 ndi saa 9 ndi saa 10 ndaje hanyuma dore ko bombi navuga ko uko mbavuze ari batatu bafite ibikorwa bigiye bitandukanye nuhe wenda ufite igikorwa runaka nawe ujya wa approaching cyangwa se ukunda uburyo cyakuramo icyo gikorwa cyangwa se ibyo bikorwa byo muri rusange cyane bose ahubwo still numva indirimbo za Marina nkareba nakumenye uba nkareba najyaga n'ibiryo bya Shadibu agiteka
iminsi asigaye arya nawe muri restaurant cyangwa mu baturanyi arono imyenda ya bashabe nayo nigeze kuyigurira inshuti yanjye yari imbwe ngo nyerekeze ijye kuyigura natekereza ikanzu y'ibihumbi 150 nkomba amafaranga kuva navuka nayakozeho rimwe kuva navuka nakoze ku 150 inshuro imwe ndabyibuka icyo gihe nkora ku 150 nari ndi kurota ariko nuko ese nkanguka ntago byatinze cyane inzozi urazitekereza ugatekereza ngo wahuye ngo n'umukobwa murakundana ngo mukora ubukwe ngo mubyara abana babiri ngo mwarangiza ngo mugakora divorce ibyo ni ibintu bishobora kuba hagati y'imyaka 5 n'irindwi wabyuka ugasanga ni 8:24 kandi waryamye 8:23 tuziratubeshya sometimes ubundi nibira nibyo bita umunota w'Imana kubera ko isaha yacu igana ngo n'imyaka 1000 y'Imana so nuko byagenze no mu nzozi buri mu ijuru rito. Hanyuma mu minsi ishize Amavubi muri gikombe cya CHAN nako muri tournoi ni irushanwa rya CHAN kabivuge gutyo yagize gutya atsinda ikipe ya Togo ibitego 3-2 abari bari muri Guma mu rugo Kigali byahise bisa nkaho Guma mu rugo bayirengagije barasohoka bajya kurara muri stade ko nabonaga benshi bandika bavuga bati tufungure stade tugire gute tujyemo n'iki kuri wowe icyo gihe waserebuye gute mu buhe buryo hanyuma iki nanone tubwire se mu byukuri iransinze wayakiriye gute hanyuma ninde mukinnyi nanone ukunda cyane mu Mavubi umukinnyi ahubwo nzi nisugira niwe namenye uriya munsi nago football nyikunda cyane nange ibintu byose binyahagiza kabisa byose bituma niyo mpamvu nyine ubona kano kazi ngakunda kwicara hanga ukavuga iminota 45 kaguhaya ugataha mbikunda kubi ariko tugene nasinziriye ariko Amavubi ndayafana ko ari ikipe y'igihugu mvukamo nakuriyemo nzasarizamo nzasaziramo Kinyarwanda ni hatari musa yavuze Kinyarwanda abanyarwanda ndabakunda cyane uziko kugira ngo umunyarwanda ugomba kuba umufundi wize iki muri secondaire ntago waba umunyarwanda wowe rero umugandi kugira ngo umunyarwanda ugomba kuba uzi kubaka nanjye psychology buriya twubaka imitwe y'abantu twayisubiza ku murongo nibyo ngibyo nyine niyo mpamvu uri umunyarwanda ugomba kuba uzi kubaka kuko reba nkwereke none se ntago ujya ubona ngo mu businessman mwiza ngomba ko ari ku rwego rushimishije kandi urwego nirwo bakoresha bubaka kujya kumva ngo umuyobozi mwiza ngomba kuba afite ibitekerezo byubaka ngomba kuba uzi kubaka nyine kugira ngo umuyobozi mwiza ukumva ngo iki urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu kandi zubaka ugomba kuba uzi kubaka urubyiruko n'abasiribatira abantu batarashaka bose bashaka kubaka n'abantu batandukanye bapfa ngo ngo urushako we ngo twarubatse ngo niba byarasenyutse niba byaranyenze bite ugomba kuba uzi kubaka rero so rero kuri icyo kintu warumbajije mu kanya cyo ngicyo nanjye nari kwibuka neza sinzi nacyo cyo warumbajije ariko warumbajije kujyanye n'Amavubi ntago napfa kubyibagirwa Amavubi ndayakunda abakinnyi bose n'abahanga cyane cyane ubwo bosugira numvishe bavuze ngo watsinze igitego ngo cyatumye tujya muri 1/4 kiye gukina na Guinea izatsinda izahita ikina n'indi zatsinda hagati ya Congo n'iriya kipe indi hejuru sinzi ubwoko bwayo hariya naho arandi makipe nayo ane izatsinda nayo izatsinda n'indi zatsinda itsinda none izo ngizo zatsinze zitsindira igikombe dutsindira igikombe so rero Amavubi ndafana abo bana b'inyamirambo bambaye amayeswime narababonye gusa nyine wowe ngiye kubishakamo brag nicyo kibazo cya covid mba nkubwira rero covid nk'ubu ngubu bidahari ubu ngubu tuba twikoreye nk'akazi kuko akenshi muri show zacu dukunda gufata ibintu biri gutrendinga muri iyo minsi kandi dukoramo brag none dore covid nk'ubu ngubu yaraje yaturaburize tangazo ejo nabonye ngo none baranagabanyije n'abantu bemerewe kujya gushyingura na abantu 10 ariko ndashaka kwibariza polisi y'u Rwanda muri abantu 10 harimo n'umurambo cyangwa umurambo urukwawo oya n'abantu 15 10 nabajya mu kiriyo nukuvuga ngo 15 mushobora kujya gushyingura mugahita bataha 10 akarobonye bajya mu kiriyo ese ubwo abaye nk'ikibazo
akaba nk'impanuka wenda simbyifuza ntibikanabe nk'impanuka y'imodoka wenda nka tagisi y'abantu 16 kandi emerwa kujya gushyingura 15 byonyine abantu bafari 16 uvuga ngo 15 bakwishyingura bo ubwawo undi umwe kandi agashyingurwa ku munsi ukurikiyeho sinuri kubyumva wowe nuko byagenda cyangwa se abo ngabo 14 bakaba ariko bashyingurwa umwe muri bo umuzima akabashyingura bose ku munsi ukurikiyeho agashyingura n'undi usigaye kandi abo ngabo 15 bashyinguwe batanu bagahita bakurwamo bagahita bajyanwa hehe muri moruge kugira ngo 10 basigare bajya mu kiriyo cya bagenzi babo bapfuye batanu bari muri moruge cyangwa nawe akishyingura aho niho havuye umugani ngo umuntu yapfuye ahagaze nisi ubwo bakujya baravuga ati mbashyingura habari Mwana isi nijo Rusinepatrick ifite hangaha anyway turi kugenda wenda tunaganira ku musozo kugira ngo wenda tunakuri imbere tubashe kuba wanakomeza udutegurira izo movie tujye kuba twabona soon kuri YouTube channel yawe ya Dr. Rusine sindi kubyicara ya Dr. Rusine n'ubundi wanditse murabibona ariko ni Rusinepatrick Rusinepatrick neza cyane anyway akandi kabazo abakomedi batatu wemera b'abanyamahanga bajya baza hano mu Rwanda ujye uvuga uti uno mu comedian ndamwemera cyane ninde muri abo bantu batatu wenda uzi b'abahanga baba baraje hano mu Rwanda uvuga uti uno mu comedian nkunda comedize cyane urakoze kubutambarira abanyarwanda ko abanyarwanda bose ndabemera ubuhize mburiya muri Dairema ya danje Dairema uzi cyari cyo Dairema no kuguha ibintu bibiri byose bibi cyangwa se bigoye ugahitamo kimwe wakwicwa n'isasu no kwicwa n'imbunda wakwicwa n'iki kandi imbunda n'undi nivamo amasasu okay oya cyangwa se kwicwa n'icyuma no kwicwa n'imbunda kandi byose n'undi n'urupfu ugahitamo kimwe so rero abanyamahanga uwa mbere ni bazina wanjye Patrick Salvador muri Uganda ni man from Omboko ndamukunda nkunda uburyo ntagakoresha energy we aricara hamwe arahagarara kavuga kandi avuga ibintu bifa n'ibyatari man cyane ariko nkakunda nabo rero batatu no bari buze ko bake okay Clint mu Nigeria Clint the drunk nawe yaje mu Rwanda muri Seka live n'uwo Salvador yaje mu Rwanda muri Seka fest nkanakunda basketball nawe no mu Nigeria nawe yaje mu Rwanda muri Seka fest last year na batatu Salvador Clint na basketball nje nkunda umunyarwenya guturuka muri Kenya witwa Eric Omondi hanyuma muri top 10 y'abantu zabawe yaba favorite bawe wa comedian nka Eric Omondi diko afite n'izina rikomeye muri East Africa we yajya ku mwanya wa kangahe muri top 10 njyabo wa kane okay nagaruva ngo ndamwanga ndamukunda byahatari kubera ko cyane ngiye reka nkwereke nkora videos ariko nazo ndazizi ariko sinzi impamvu nkunda stand up cyane ndayikunda kuko videos urayikora ukaeditinga uko bishaka ukayiha umuntu akareba yanyiza agakritika yicaye ukwe ari wenyine ari kureba niyo mpamvu n'abanyarwenya benshi barakubwira Seka live ni sawa yangi iri digital ariko iyo bari kureba abantu bari kurebana n'abantu ibyo biba byiza ngewe nanjye biranshimisha gusetsa abantu ndi kubareba kubona video yanjye uyisetse okay biramutse bibaye bikunda YouTube twazatwereka abafana video turi kubareba byaba ari power ariko zira views ntago twizera ko harimo abantu banze video harimo ama dislikes harimo iki ariko iri kumwe n'abantu gutya face to face uramenya nabyisha handa kusura ariko muri comments sometimes anigiye umuntu abakwanga bro ore fake oya na bintu byawe Rusine wahera karagenda so rero ngiye nkunda stand up cyane niyo mpamvu bose nkubwiye bose bakora stand up Eriko Munda akora stand up akora n'ama videos no muhanga muri videos mvuze videos nashyiramo na kansime okay Pablo Kimuri wo muri Uganda nawe ni stand up ariko yagikoraga n'ama videos kera nkuko nanjye ndi kubikora ariko still stand up nyine ndayikunda cyane kuko niyo ituma amagambo yanjye yose nyasobanura neza uko mbishaka imbere y'abantu bari kundeba yego neza cyane yego anyway hanyuma ukuyemo ibibazo bitatu nkubajije bwa nyuma ni bihe bindi bibazo bibiri wibuka nakubajije ibibazo bitatu bya nyuma sabwo ni bihe okay man ndibuka cyane wambajije ikibazo cy'amavubi wambajije nika byose none mbikubwira ibyo wambajije byose wambajije ikibazo cy'amavubi okay umbaza ikibazo cy'abanyarwenya
umbaza ikibazo cya Director TV cyo twapfuye yani n'uburyo turi gukora, umbaza ikibazo cy'impamvu channel yanjye nayikoze nyuma ntayikoze mbere, umbaza ikibazo cy'uburyo ndi gukora hano Butare muri iyi minsi, umbaza ikibazo cyo gutereta nge man wambaje byinshi bya hatari burya koko mu mutwe hawe ni hazima comedy ni byinshi ngo numvaga ko uzavura abantu nawe utarivura nkuko bivuga ati uzabanza wivure ahubwo ati n'umuntu koko buriya ibyo twavuganye abakibyibuka none ndumva wa mugani hakora neza cyane. Hanyuma sinzi ko hari icyo wifuza ko washaringa abanyarwanda bari kutureba kano kanya ndetse wenda n'abatari abanyarwanda ariko bakuzi n'icyo wabwira dusoza ino interview. Okay, icyo nababwira nuko nabashimira mwarakoze cyane kunsapotinga, ntabwo biba byoroshye kugira ngo uve muri uzi abanyarwenya cyangwa se impano zose ziri mu Rwanda kugira ngo imwe muri yo ivemo ishining gatoya, kuko ntago ndashininga ku rwego wenda mbyifuzaho, ariko ibyo aho biri birashimishije. Ibyo nyine n'abantu kuba byo nyine ngira amahirwe nkaza kuri Olenga TV, mutabwiye Alex, mutabwiye Delphin, mutabwiye Albert, mutabwiye Defonse, mutabwiye Karanga, mutabwiye nde, mukabwira Patrick. Ni ikintu cyo kwishimirwa kuba abantu bagutekereza, ndabishima cyane. Biba bigaragaza yuko ibintu ukora nibura abantu babyubaha, babikunda, bakurikirana. Kuba wanambaje amakuru yose nubuze ni wow, professor bujya arankurikirana, sibyo? Ndabashimira cyane support yanyu, cyane cyane mwebwe abanyamakuru kuko ni mwebwe mutuma abo bafana n'abo bakunzi banjye bambona. Nicaye mu rugo ntago bamenye, niyo mpamvu ngewe iyo numvisha umuntu ambwiye nti bro interview hano bimeze bite, mfite time kabisa ndaboneka, kubera ko manzi ko inyungu nyinshi ziri kuri nge cyane kurusha mwebwe. Niyo mwebwe namwe zaba zihari byaba ari byiza twese twungutse, ariko ndabizi ko ngewe ndimo ndubaka brand yanjye Rusine, ni brand nshaka kubaka. So rero abafana banyenda bashimira cyane abakunzi ba Dr. Rusine n'izindi projects zanjye nshyashya. Ndababwira yuko mfite projects nyinshi cyane kuri channel yanjye, nitwa Rusinepatrick, kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri TikTok, hose social media zose, Signal, Telegram, zose ndazikoresha. Bagende ba following, bakurikirana ibikorwa byanjye, kandi kuri Olenga TV naho iyo subscribe, iyo like, iyo comment, iyo share turabishaka kugira ngo nyine show yanjye nyine of course muyikurikiranye nyine right. Yeah, gusa ndabashimira cyane. Okay, asante sana kuri time yana kwereka twifurize success y'ibikorwa byawe muri rusange. Hanyuma nadusurize madamu niba ari mu rugo mugiye ati andi makuru mwari muri aho soza turangize. Guys, asante sana. Yeah.